yamara kumukurikirana ikamutegura, yamara kumutegura ikamuha ijuru, hanyuma hakazabaho bya bitangaza bitatu tuzasanga mu ijuru. Icya mbere ni ukwisangayo ubwawe, icya kabiri ni ugusangayo umuntu utatekerezaga ko wamusangayo, icya gatatu ni ukuburayo umuntu wa muntu watekerezaga ko yabaga mu rusengero, wahagera ukagira gute ukamubura. Hanyuma mbabwire ngo abantu duca imanza mu mitima ngo byari bimeze gutya na gutya na gutya. Iri ni ibanga rimenywa n'Imana ishobora byose, kuko n'uwo twabanaga mu rusengero birashoboka ko dushobora kumuterekeza tuvuga heza mu ijuru kandi atarigiyemo. Ariko imirimo dukorera aha mu isi nibwo buhamya bwacu. Haleluya, amen. Imirimo ukorera aha ngaha, kwa kundi ubanye n'abaturanyi, kwa kundi ubana n'abavandimwe, nibwo buhamya, niryo juru burimo gukorera. Burya ndagira ngo mubwire ngo nutabana n'abantu babandi mubana hariya mu rugo, babandi mubana muri karitsiye, n'ijuru ntabwo uzarigeramo. Imana nitugirire neza. Kugira ngo uzagere mu ijuru biragusaba ngo ubane neza n'abantu bose amahoro. Hanyuma nigeze kuvuga ngo iyo ukora ibyo bintu ufite amahirwe nka 90% yo kuba wabona ijuru. Icya kabiri nigeze kuvuga ngo Imana izampa amahirwe yo kugira ngo igihe cyanjye cyo gutaha nzabona umwanya wo kurwara, nigishaka kizaba icyumweru kimwe. Kuko iyo umuntu yarwaye Imana imuhuza n'abantu bakamutegura, bakamuba hafi, nawe ubwo akitekerezaho, agatangira kwibuka uwo wamugurije amafaranga ntayamwishyure, agatangira kwibuka uwo yahemukiye, agatangira kwibuka buri kamwe kose. Murabizi ubuzima tubayemo. Dawidi yigeze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo mu byaha nimo mama yambyari. Nibutse ko twese turi abanyabyaha, ahubwo twezwa n'amaraso ya Yesu. Haleluya, twezwa n'amaraso ya Yesu. Imana itakugiriye ubuntu, ibyawe ubuka kanya bihishuwe, wahita wirukanka ukatuvamo ukirukanka, kuko hari ibyo ukora n'umugore wawe atazi, abana batazi, mu rusengero batazi, pasiteri wawe atazi, ariko jya umenya ngo mu ijuru hari Imana ibireba. Iyi Mana rero nibasha gutegura umuntu wayo, Imana nitugirire neza. Iyo umuntu yarwaye rero tuba dufite icyizere cy'uko uyu muntu gutaha ijuru uko bishoboka, kubera iki aba yaragize igihe cyo kwitekerezaho. Imana nitugirire neza. Hanyuma kandi nawe duhamya ko mu gihe amaze arwaye yabonye uburyo bwo kwitekerezaho, ubwo gutegura urugendo rwe. Imana nitugirire neza. Mu buhamya twumvise bw'ababanaga nawe hari ibyo bagiye bavuga, kandi namwe mwese muri ubuhamya. Haleluya, amen. Natwe twese turi ubuhamya, niyo mpamvu turi hano, ari abana, ari abakuru, abantu bose bakaba bavuze bateka duherekeze umuvandimwe wacu. Reka dusome urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye ab'Ikorinto, hanyuma tubivugeho iminota mike cyane, nuko ubibutsa. Ariko mwibutsa ngo utegure ejo hawe, ubane neza n'abantu mubana, ubane n'abaturanyi neza, kuko nutabikora ntuzatubeshye ngo uzimana muri karitsiye. Nta wagera iwawe ngo umuhe amazi, nta wagutega ngo umuhere ifuti utwaye imodoka. Muri make nta wagera iwawe ashonje kandi wowe byuzuye ngo umuhereze ikiro cy'umuceri. Bivuga ngo nutabikorera uwo ngureba n'Imana ntuzatubeshye ngo urabiyikorera, ahubwo bikora ugihumeka. Iyo Imana ihamagaye umuntu nk'uku nguku, aba ari ukugira ngo twebwe dusigare. Utekereze ngo nanjye ejo ninjye nanjye Imana izampamagara. Imana nitugirire neza. Urwandiko Paulo yandikiye ab'Ikorinto rwa mbere, igice cya 15 n'umurongo wa 40 niho tugiye kuhera dusoma. Aravuze ngo kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru buri ukwabwo, n'ubw'iyo mu isi nabwo buri ukwabwo. Imana nitugirire neza. Biya tubwiye ngo hariho imibiri yo mu ijuru, hakabaho niyo mu isi. Ngo ubwiza bw'imibiri yo mu ijuru buri ukwabo, n'ubwiza bw'imibiri yo mu isi nabwo bukaba hehe ukwabo. Ubu aka kanya duherekeje uyu muvandimwe, ubu ni ubwiza bw'umubiri wo mu isi twaherekeje, tugiye gushyiramo aha ngaha, tukabika uyu mubiri we. Hanyuma ariko ubwiza bw'umubiri wo mu ijuru Imana yamuremye yamaze kuyugenera aho ugomba kuba. Imana nitugirire neza, amen. Murongo wa 41 uravuga ngo ubwiza bw'izuba buri ukwabwo, n'ubwiza bw'ukwezi buri ukwabwo, n'ubwiza bw'inyenyeri buri ukwabwo, kuko inyenyeri imwe itanganya ubwiza n'indi nyenyeri. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari uwo kubora, umubiri
ubibwa ari uwo kubora ukazazuka ari uwo kutazabora. Imana nitugirire neza. Ubibwa ufite igisuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza. Amina. Utagira inenge ukazazurwa ufite imbaraga. Ubibwa ari umubiri w'akavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri w'akavukire hariho n'uw'umwuka. Amina. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Tuvuge ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Shaka kubabwira kuri uyu mubiri uzawurebe none mbangu ufite ibiro 80 ariko ejo ukansanga na 30. Muri make ubwiza bwawo burabumugenda bugira gute bushiraho. Ariko umubiri w'imbere ari wo mubiri w'umwuka, Imana nayo ifite uburyo utegura, ariko nyirawo nabwo nyirubwo bugingo yarangaye nabwo bugenda bumanuka bukagira igisuzuguriro. Ariko ndagiye mbabwire ngo uko Bibiliya ivuganye natwe iratubwiye ngo umubiri ubibwa ari uw'igisuzuguriro, ari umubiri muri make abantu bose batakwifuza mu buzima busanzwe, ariko ngo igiye kuzuka uzuka ari umubiri udafite inenge. Uku niko tugiye guherekeza uyu muvandimwe, hanyuma nitumara kumuherekeza tumuherekeje nk'umubiri w'igisuzuguriro. Imana nitugirire neza. Ariko mu kuzuka azazuka ari umubiri udafite inenge. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Kandi nagira ngo nkwibutse, nubwo twebwe tubiba, iyo gutera ibishyimbo uragitera kikabanza kikabora. Iyo kimaze kubora kizukana ubundi bwiza. Iyo cyagiye kiri mu bitaka kimaze kubora, uwakubwira ngo ubikusanye hanyuma ubibe wabishyira mu isafuriya ubiteke, ntabwo byagukundira. Ubona byataye agaciro, ubona nta mumaro bifite. Ni nako uyu mubiri wacu iyo umaze kuvamo umwuka w'ubugingo ari Imana iduhereza, hanyuma iyo tuwuherekeza muri make uba wataye agaciro uyu nguyu w'inyuma, ariko uw'imbere uba wamaze kugira agaciro. Hanyuma mu kuzuka k'uyu mubiri nk'uko tubiba biriya bintu, hanyuma bikazamera. Buri muntu wese avuga ati mbega ibishyimbo byiza, uhanyuza ati mbega ibigori byiza, uhanyuza ati mbega amasaka meza, uhanyuza akavuga ati imyaka ni myiza. Niko natwe mu muzuko w'abizera. Haleluya. Haleluya. Mu muzuko w'abizera tuzazukana ubundi bwiza, hanyuma tukabana n'Imana. Imana nitugirire neza. Mbifurije kuzaba mu muzuko. Haleluya. Mbifurije kuzabona uyu muzuko, hanyuma ukazabona umwami Imana, hanyuma ukazazukira guhabwa ubugingo buhoraho. Mbibutse yuko nudatunganya ahawe hanone uzapfa, ariko nupfa nuzuka uzukire gukorwa n'isoni. Ariko abantu bazaba baragize amahirwe yo gutunganya urugendo rwabo, Yesu nashimwe, azasukira ubugingo buhoraho. Tugiye gusenga Imana. Nabikwibutsaga ndabizi ko usanzwe ubizi nubwo ubyirengagiza. Ndavuze ngo nabibubisaga nubwo usanzwe ubizi nubwo ubyirengagiza, ukajya mu byaha by'ubusinzi, ukajya mu busambanyi, ukajya mu bitagira umumaro. Menya ko hari igihe Imana izaza kugutwara uwo mwuka uri imbere, uwo nguwo utuma muri make wiratana wumva hari uri umugabo ufite imbaraga, wumva uri umubyeyi ufite ibiro byinshi. Ariko nkwibutsa yuko Imana umunsi yaje gutwara ubugingo yagushyizeho izabarana nawe, ikubaza impamvu utakiranutse. Byaba bibabaje rero kuba Imana yaratwaye umuntu nk'uyu nguyu bikaduha umwanya wo kwitegura, hanyuma ntiwitegure. Byaba bibabaje, ariko ndakwinginze kugira ngo utegure ejo hawe, nanjye ntegure ejo hanjye, hanyuma twese tuzazukire ubugingo buhoraho. Imana nitugirire neza. Reka dusenge Imana dukomeze uyu murimo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gupfukamirwa. Twamaze kumenya neza yuko hahirwa abantu bapfa bapfiriye mu mwami. Turabizi neza yuko niwe waremye umuntu umushyira kuri iyi si, ni nawe ugira uruhare rwo kumucyura. Igihe kigeze uramuhamagara. Uyu wamuhamagaye, kandi Data wa twese uri mu ijuru ni wowe wamaze kubika ubugingo bwiwe. Twebwe tuherekeje umubiri we, Mwami Imana isumba byose, kugira ngo tuwushyingure mu cyubahiro.
ariko nk'uko ijambo ryawe ritubwiye ngo tubiba uyu mubiri umeze nk'aho ari uw'igisuzuguriro ukazazuka n'imbaraga aba ariko bizagendekera uyu mugaragu wawe. Turagushimiye, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Komeza kubana natwe muri uyu muhango, ukomeza kwihanganisha abasize abana. Mwami Imana isumba byose, waravuze ngo ni wese w'imfubyi kandi ni wowe mugabo w'abapfakazi. Hari abasize ari imfubyi, hari abasize, hanyuma kandi data wa twese uri mu ijuru yabamenyeraga kimwe cyose, uzabahata aho yabaga akaba adahari. Mwami Imana isumba byose, turagushimiye kuri Imana yumva gusenga, kandi turagushimiye gukomeza kubana natwe. Ni mu izina rye dusabye twizeye, amen. Arakoze cyane muvandimwe wacu John, kugira ngo iri jambo riba ritandukanye n'andi magambo tuvugira ku muhango nk'uyu wo guherekeza umuvandimwe wacu, kuko niyo magambo abamo ihumure. Kera najyaga mvuga ngo abapasiteri yo ni siyasa, ntibaza ko umuntu azazuka agahura n'undi, nyamara iyo maze umwaka ntahuye na mugenzi wanjye muyoberwa. Ariko ihumure ku bantu bizera Imana, twumvise ko uyu ni umubiri twambaye nyine ugomba kubora, ariko hari undi wambaye ubwiza uzazuka. Amen. Mwaryumvise? Hanyuma rero mboneyeho kubaha ubutumwa, nkeka ko abantu benshi muri iyi minsi ntabwo dukiranutse. Abantu bose baraha ubabwiye ngo icyo mwatinye ni iki, bakubwira ko ari isayikeri, bakubwira ko ari umwobo, bakubwiye ko ari ibitaka. Ubu mwese abandi barimo barareba n'iyi misaraba ishinza, ariko icyo dukwiye kurebaho tuba, aho dutuye, mbere yo gutinda kuri ibi no guterwa ubwoba n'ibi ngibi. Ibi tubona aha ngaha, guterwa ubwoba n'uyu mwobo, guterwa ubwoba n'iyi serikeri, guterwa ubwoba n'iyi misaraba mwabonye n'amafoto ari ay'abavandimwe bacu. Dukwiye guterwa ubwoba n'aho tuba, abo dusengana, abo dukorana, abo tubana, n'abo duturanye. Ubwo si uyu munsi twebwe baduhamagaye byagenda bite? Nicyo nubwo butumwa nagira ngo mbahe. Mu by'ukuri twitinda kuri ibi, tinda kuri mugenzi wawe uhagarare, ubanze wumve mu by'ukuri uko umubaniye, uko ubaniye umuvandimwe, uko ubaniye umuturanyi, aho ukorera, aho ugenda. Ubuhamya rero impamvu twebwe ni uko uyu aho yari ari yagerageje kwitwara neza mu byo tubona n'amaso yacu. Reka dusabe rero umubyeyi akaba n'umukuru w'umuryango, ari we se wa nyakwigendera, muri make mu magambo avunaguye aduhe imibereho ya nyakwigendera uyu nguyu. Murakoze. Amateka ya nyakwigendera Bizimana Frederico ni mwene Sibomana Yosefu na Izabiriza Laurence. Yavukiye mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Bushenge, akagari ka Karusimbi. Bizimana avutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere muri 1982. Atabarutse afite imyaka 42 y'amavuko. Yize amashuri atandatu abanza, yaje kongera kwiga n'andi 3 y'imyuga. Yari afite diplome peremi ariyo yakoreshaga akazi k'ubushoferi. Yakoraga akazi ko gutwara imodoka yo mu bwoko bwa KBS. Yashakanye na Musabye Maria Fabiana. Atabarutse afite abana 5, umuhungu umwe, abakobwa 4. Yitabye Imana ku itariki ya mbere kwa gatanu 2024. Dushingiye kuri raporo y'abaganga, yazize indwara yaguye kwa muganga. Dufatanije rero namwe mwese mu kababaro ko kubura umuvandimwe wacu. Hanyuma nakomeje kwitegereza hirya no hino, bintu icyizere cy'uko tuzakomeza kuba hafi imfubyi nyakwigendera adusigiye. Narebye sanga umuvandimwe wanyu mwaje guherekeza byanshimishije cyane. Ni ukuvuga rero ngo iyo nza kugera hano ngasanga ari ryo jyenyine turi abantu 2 cyangwa 3, byari kumva icyizere gikeya
cy'uko n'umuryango asize utazabona abazabo hafi. Bavandimwe banjye rero ndabashimiye, ubu turi mu bugingo bw'ubuzima nubwo nyakwigendera yari arimo, ariko ubu yagiye mu bugingo bw'iteka. Roho w'Imana iha umuntu mu ishusho ryayo yamutwaye, yagiye guhabwa rero nk'uko abavandimwe bakomeje kubivuga. Tube maso kandi duhore twiteguye ko natwe ejo ni njyewe, ejo bundi ni wowe, gutyo gutyo uko Imana yishatse. Murakoze rero, mbashimiye uko mwaje kudufata mu mugongo. Imana ibongere urukundo. arakoze cyane mubyeyi, kandi natwe twongere kumubwira ngo akomere n'umuryango we, kugira ngo mu bimukomeza hano biragaragarira amaso ya buri wese. Mu by'ukuri nta kindi twarenza, Imana imuhe iruhuko ridashira. Kandi ngira ngo hari umuvandimwe watanze ubuhamya ku batari bahari, aravuga ati njyewe mbabajwe n'uko agiye ntamweretse umusaruro w'inama yangiriye ibyo yarangejejeho. Twese rero abari aha tutabonye umwanya wo kuvuga, hari igihe waba utekereza nk'uko yatekerezaga. Asize abana, basize abana, uwo ni umuryango, ntapfu yarazimye. Urukundo wamukundaga, urukundo abana be, urukundo umuryango, urukundo abavandimwe, umumaro nawe wifuzaga kuzamwereka cyangwa se kumugirira yakugiriye, uzawugirira umuryango. Ndumva rero twasaba John nanone akongera akatuyobora mu ndirimbo, hanyuma tugasaba ba basore badufasha bakaza bakurutsa umurambo wa nyakwigendera. Twebwe abasiganirwa aho twitegeye ururembo ururembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka rero reka twaganirire ibibi muri rwo, mumenye ibyiza byarwo, murwifuze namwe. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urupfu ntirubayo kandi urunanirwa, ambeho nta n'izuba, ntambara na byago. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka rero tugeze mu mwanya wo guherekeza umuvandimwe wacu dukoresheje indabo mu buryo bwo gusezera, ariko ndasaba abantu bafite indabo
batambuke hano barimo kubandika hanyuma kugira ngo tuze kubikora neza bitari mu muvundo baze biyandikishe hano abafite indabo hanyuma reka twakire umuryango abanze pasiteri hanyuma hakurikira umuryango ndahera ku mugore we abana be abahari se na nyina n'abandi bo mu muryango wa hafi natwe turakurikira ubibwa ari umubiri w'intege nke ukazazukana ubugingo buhoraho ufite agaciro amen reka mbaganire ibi mumenye ibyiza byarwo Mumvise uze namwe urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagira urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu urupfu ntirubayo nta no kunanirwa nta mbeho nta n'izuba nta ndwara ntabwo urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagira urwo rurembo rwera n'ibirimo byose yubatswe n'izahabu zirabagira udakijijwe